yo mu karere ka Rulindo abasilamu bari bashobewe cyane rwose mengo yari yabashwishkurije yari yabakoreye inzira ku murima banditse baruwa ya mugore nawe nta mukino yigirira ya mugore akunze gufata imyanzuro ikakaye ku buryo niyo wazurinda ariko ngiye reka nkubwire nuko nimbikubwira ubigira ngo yari mugore ndamwemera uribuka ubushize kuri kese ya gitifu wa undi waregwaga guhohotera umwana w'umuhungu inzego zose zigahaguruka ariko ngewe nubwo ntabizi biti bihari yudita ntabyo nemera leta ntitekereza kuvuga ku kintu kijyanye n'ubushomeri bose bajya batekereza kabiri kuko hari abantu bashobora kubatera amabuye abantu barashomereye urubyiruko rurashomereye ku rwego mudashobora kumva ubonye urubyiruko rwize rushomereye honore ugahenda kakwica n'impamvu dufite urubyiruko rwinshi rugenda rwishora mu biyobyabwenge rwinshi rwishora mu bintu biri aho ngaho bidafatika ni ubushomeri abenshi babaye ibyihebe kubera ubushomeri nyine amakuru yari yacicikanye abantu bashyushye mu mutwe abasilamu b'Irulindo bababwira ngo twe ntidukoreshwa na pressure y'itangazamakuru cyangwa n'iki abasilamu b'Irulindo uburyo biragenda buriya iriya nkuru narayikurikiranye ariko nkagira ngo wenda byageze ku munsi nyirizina birangira gutyo ntabwo nigeze nyinjiramo neza ariko ngira ngo byageze ku munsi nyirizina bari baje gusari barabakumira barabwira bati aha ntibyemewe n'umujyi aha ngaha oya ko niba yarabivuze mbere se Judith afite iki kibazo babibwiwe mbere ariko nyine bamwe urumva nk'aba hano hafi bahise baza i Kigali abandi baburuko nk'iyo batumiye umuntu kuri radio runaka umaze kubaka ama etage angahe umaze kwigira ikegeraho akaza agatanga ubuhamya agahera kuri kiriya kintu nakunda cyo kuvuga ngo naraje ngo kwezi ngo njye gutoragura imyanda ngo muri puberi icyo kintu gihita umwana ufite icyo gitekerezo cyo gucika iwabo akaza i Kigali ahita yumva ko byanga bikunda i Kigali hari puberi bajugunyamo ibiryo naza azatoraguramo ibiryo agasitaragoringa hanyuma akazagera ku byo ashaka Karame nanone wowe udukurikiye hano kuri televiziyo zacu tukwifurije amahoro y'Imana tugiye kuganira ibiganiro bitandukanye ndi kumwe na mugenzi wanjye Honore musoze ngo assalamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sinzi ukuntu umuntu utari umusilamu hari irindi jambo bongeramo nazi uburyo barivugamo umusilamu mugenzi wawe yagusuhuje hari uburyo mwikiriza wasuhuzwa no baravuga ngo harya ngo n'umukafiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin mva nawe ra nagaruko barasubiza ngo walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nuko ntabwo yagiye muri niyo mpamvu ejo ntabonetse mu bagiye kurya yagiye kuvumba umuceri witwaga ndese Abdul Karim bitwaga ba Saidi abandi babaye ba Yurusa abandi babaye abandi ariko ni nabyiza kwifatanya n'abarabavandi ejo yagenze neza nubwo ngiye nta musilamu wantumiye ariko ari gushyiramo nabifurije rayidi mwese ukajya kwifatanya n'abandi ntabwo wari gusubizwa inyuma ko hari abonaga nzi batari abasilamu se bambaye ikanzu hari n'abantu babyuka bapostinga ngo ariko uyu munsi ngo hagize umusilamu ngo mvugisha ngo uyu munsi ngo hagize abasilamu mwagiye mudutuma umusilamu mutuziranye kandi ngewe nize mu basilamu ariko bibaze ko nta musilamu n'umwe ujya untumira Silamu bite bya barakwibagiwe mubona ngira inda nini ku buryo narya umuceri mwinshi barakwibagiwe gusa twizere ko bagize ibihe byiza twarabibonye warabibonye kuri stade irakubitira uzura yari yuzuye abantu barimo gusari basa neza abayobozi batandukanye mu idini ya Islam mu nzego nkuru z'igihugu Fande Mubaraka uriya ariko n'utuntu twe buri gihe cyane ariko n'abandi bose abagore baba bambaye neza bambaye amakanzu mashyashya mwiza koko abagabo bambaye amakanzu y'umweru meza n'amasandari meza oya no kwisura ubona abantu bakeye ariko disi barananutse ni iminsi 29 bari myinshi barananutse shawo abasilamu iyi minsi ijya kurangira mwarashize pe iminsi 29 bari myinshi kandi abasilamu bari mu bantu bubaha koko ikizira muri iyo minsi nakubwiza ukuri ko sinigeze kubwira nti Yezu aje oya Yezu ntago baramwe nka Isa intumwa
Allah aramutsaje ariko urumva ukuntu nzi kubivuga Allah oya we ntabivuga kubera cya kibazo ariko Allah aramutsaje yahita twara umusilamu wose uri ku isi kuko niba hari ikintu abasilamu bakora bari mu mwanya kubahiriza amasengesho ubu abandi batangiye gahunda yo guherekeza yego urabona guherekeza Israeli njya numva kwibaho nyuma y'igisibo n'ubanga abasilamu barasibira ya minsi bakagira n'indi minsi ngira ngo hari 6 yo guherekeza igisibo baravuga ngo umushyitsi iyo ahari uramuherekeza akagenda neza ukamusezera nibyo rwose nabo rero abasilamu nyabo umusilamu nyawe koko ushaka wasenze aherekeza igisibo bari abantu rero bagize ibihe byiza ejo yego tunabifuriza gukomeza muri uwo mujyo nibyo Shehe Musa Sindayigaya mufti w'u Rwanda yavuze ati iminsi 29 mwabaye abana beza numva tubabarire cyane amezi 11 ntakabe mfabusa ubu tubari turongeye dusubiye kuri gahunda nziza tubaye twicyaye ariko mu marangi ubu ngubu abacuruzi bari barahombye barongeye abasilamu bagira ikintu cyitwa kwigomwa cyane kwigomwa cyane ku buryo mu bihe byabo byo gusenga barigomwa ibyo bakunda byose icyazi cyose yakundaga cyamugeragezaga muri kiriya gihe umwiyenjejeho yakureka rwose ngira ngo hari na ba bandi b'ibyihebe ntabwo mvuze ko abasilamu ariko ari ibyihebe ariko cyane cyane ibiriya bihugu bibanzemo isilamu abavangira abandi yego ntihaburamo abavangira abandi wibaze ko no muri bya bihe by'ibyihebe ngira ngo hari nabo baba basebye baratuje ejo nibwo nasomaga inkuru ya Hamas uzi ko nabo nyine bafatwa nk'intagondwa hari ariko bavuze ati mureke idiri fitiri yacu izizwe neza babuze kubabomba ubundi nyuma Israeli se yabuze kubarasaho wigeze ibyubahiriza baruze ati hari ubuhuza bwakozwe na Misiri na hariya Qatar ati rero mureke tubyubahirize twivire mu gisibo neza none Israeli yabuze kubarasaho urumva bo Israeli yavuze ko iritwara neza muri iyo minsi ariko umwanzuro yavuga ati tugomba kurimbura ikitwa ikirere n'uruhinja rwacyo gusa icyo nzi nuko abasilamu muri ibi bihe baba bari perfect baba bameze neza bitwararika ibintu byose bafite urukundo nubwo n'ubusanzwe buriya abasilamu bagira akantu k'umwihariko kabo ko gufasha yego ko gufasha icyo kintu rwose barakigira gufasha urabona gukunda abakene abasilamu n'abantu babiri n'abasilamu n'ababikira hari ababikira bitwa inshuti z'abakene abo bantu bazwiho gukunda abakene pe ku buryo babana nabo ukabona babana nabo mu bihe byose kandi gashya nishimiye niko nibikubwira wowe n'aba bantu mujya munyita ngo ndi umufana ariko ninshake ubundi abasilamu ikiba gishimishije nuko mu masengesho yabo ubona kuri uriya munsi basengera no mu mihanda barambura imikeka bagasale n'abakene baba bavanze n'abakire ukabona kubatandukanya ntibyakorohera ariko ikintu cyashimishije nuko bwa mbere mu mateka igoma basengeye muri stade nibyo nabonaga Manzi uriya guverineri wa Nord Kivu avuga ati kuva Goma yasubizwa mu maboko mazima yabohorwa stade ya Goma yari imeze neza rwose pe noneho uribuka ko bigeze kugira inama n'abaturage bagira ibibazo by'ababateramo ibisasu n'iki ariko tekereza kuba mu gihe cy'amasengesho abantu bangana kuriya niyo mpamvu kubwira ngo ngira ngo muri iki gihe n'umugome aba yagize konje kandi bidakunze kubaho warakomeje SP ku bintu byo gufasha bikunze kuranga idini ya Isilamu n'ejo byakomojweho bavuga ko bakusanyije miliyoni 33 z'amafaranga y'u Rwanda yo gufasha bagenzi babo batishoboye ndetse n'ibiribwa ibiro bibarirwa mu bihumbi 21 by'umuceri n'ibishyimbo kugira hataza kugira ubura icyo afungura Shehe rero Musa mufti w'u Rwanda yanasabye abayisilamu gukomeza kurangwa n'ibikorwa byiza
no mu mezi 11 ati ntimusibe ukwezi kumwe ngo andi mezi abe imfabusa mube kashe. Yego kandi murifatanya n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi kuko ni ibihe u Rwanda n'isi tugiye kujyamo. Ariko nubwo twishimira ko byagenze neza, hari habanje gucikara inkuru yo mu karere ka Rulindo abasilamu bari bashobewe. Cyane rwose mengo yari yabashwishkurije, yari yabakoreye inzira ku murima, banditse baruwa. Ya mugore nawe nta mukino yigirira. Ya mugore akunze gufata imyanzuro ikakaye ku buryo niyo wazurinda. Ariko ngiye reka mubwira nuko nimbikubwira ubigira ngo nyera mugore ndamwemera. Uribuka ubushize kuri kese ya gitifu wa undi waregwaga guhohotera umwana w'umuhungu. Inzego zose zigahaguruka. Ariko ngewe nubwo ntabizi biti bihari. Ngewe yudita ntabyo nemera. Umugore rwose none hari akandi kantu yigeze kuvuga aravuga ngo ntago dukoreshwa na pressure y'itangazamakuru. Urumva no gukora iki kintu arabizi ko byanga bikunda biri bitabije bitangazamakuru. Abasilamu arabizi ko gukora ku munsi wabo nko kubakora mu jisho ariko ntabyitaye. Ati mubanze mwuzuze ibyangombwa mwandike musabe. Arandi hantu nabaga umunyamakuru yigeze kumuhamagara ngo agiye amuha amakuru nyine bisanzwe mu gitondo mu masambiri. Aramubwira ati uzabaze izi saha ya sambiri ninde umuyobozi wabona wagusubiza kuri ibyo bintu mu gihugu. Numva uriya mugore ni agati katarivugwa rimwe ni atari. Ntuza rero abasilamu bo mu karere ka Rulindo nabo babashije kwizihiza irayidi nk'abandi igisibo gitagatifu cya Ramadhan. Ariko urabizi cyane ibintu byose bigiye bica mu mucyo. Urumva niba ibintu bifite inzira bigomba kunyuraho kuko abantu baciye ubusabo. Ariko bajya bavuga ngo habaho irengayobora cyangwa se gufasha gutekerereza wa muturage. Ibi ni nabyo byabaye kuko nyuma yuko wanyirigira Judith ababwiye ati nta site mubona kuko zitujuje ibisabwa. Guverineri kufatanye n'ubuyobozi bwa Isilamu mu ntara y'Amajyaruguru baravuze ati kuki mutajya muri stade ya hariya za Rusine koho bishoboka. Urumva nibyo Imam wa Rulindo Sheikh Gasigwa Suleiman yavuze ko ashimira cyane kuba ubuyobozi bwabarebereye bukabatekerereza iyo site bo batari bigeze none se kare kose rega niyo mpamvu nkubwira ngo iyo umuntu atakunda tuntu twagurya ntaba dukunda kare kose bagombaga kubitekereza aho bati ko tugiye nawe nk'umuyobozi yari kubareberera nkuko nubwo buyobozi bundi bwirebereye se babiki ko Islam ifite ubuyobozi ifite imam niba ari imam. Ariko kuki abayisilamu n'abaturage be kuki mukantuza mukanyirigira Judith niba ari mukanyirigira agomba kuvuga ngo waba uzi ntibishoboka waba uzi iyo amadini reka nguhe urugero nka Katolike iri bukora umutambagiro bibanza kunyura ahantu henshi kugira ngo basabe kuzahabwa umutekano. Yego uwo muhanda bazakoresha polisi kuzabafasha muri ibi ngibi bigategurwa kandi koko bagahabwa ibyo ngibyo. Ariko ukurikije Shehe Musa yanditse mbere pe kuri 24 iyo minsi yari hari mu kumusubiza nk'umuyobozi w'akarere yakuvuga ati mwagaragaje amasite mwifuza uko ari 5 ariko ayo masite namwe murabizi imirimo murimo yo kuvugurura ibyo twabasabye ntibirakunda. Hanyuma se kuki mutareba hanaha ko nta kibazo hateze kuki satakoze follow up bikarinda bigera ku munsi. Ntabwo byageze ku munsi. Guverineri n'ubuyobozi bwa Isilamu mu ntara y'Amajyaruguru bwaravuze ati ubusabe bwanyu nubwo bwanzwe ariko mugiye hariya kuri stade ya Shyorongi mukajya ku isoko rya Rusine mwargira idi neza. None se ikibazo cyabaye iki? Nyina makuru yari yacicikanye abantu bashyushye mu mutwe abayisilamu b'Rulindo bababwira ngo twe ntidukoreshwa na pressure yitangaza makuru cyangwa niki. Abayisilamu b'Rulindo buryo biragenda buriya iri nkuru narayikurikiranye ariko nkagira ngo wenda byageze ku munsi nyirizina birangira gutyo. Ntabwo nigeze nyinjiramo neza ariko ngira ngo byageze ku munsi nyirizina bari baje gusari barabakumira barabwira bati aha ntibyemewe ni mujye hangaha. Oya ko niba yarabivuze mbere se Judith afite iki kibazo babibwiwe mbere
ariko nyine bamwe urumva nk'aba hano hafi bahise baza i Kigali, abandi babura uko babigenza, ariko nyuma aho bavuze ko stade ya Shyorongi aba bashakaga kuza i Kigali n'isoko rya Rusine bashobora kwifashisha. aba n'ubundi rega baba bashaka kwizira i Kigali. Niba n'ubundi basanzwe babizi ko hari abashakaga hatujuje ibyangombwa. Icyo kwishimira nuko irayidi yariwe neza, nta yodita nta SP, ndumva bose nta ubacira karo rutega. Ariko icyo nuko Judith ni umugore uzi gufata ibyemezo atitaye kuba muca intege. Ikindi cya kabiri atitaye ku pressure yanyu abanyamakuru muba muri buze mugahura mukavuga inkuru mukazitura hariya. Agomba kuba mu nshingano neza, kandi nawe abaturage b'umugani wawe baramureba, bari mu nshingano ze cyane, ariko naro ntibatuma akora. Ako dushimira Mugabo Gahunde Maurice, guverineri w'Intara y'Amajyaruguru, nabo bafatanyije kugira ngo abasilamu ba Rulindo babashe kugira. Rega na Judith barafatanyije, kuko buriya Judith ntugire ngo yaricaye ngo aterera agati mu jisho, yashishimuye ibaruwa gusa, yaravuze ati aha ntibikunda, ariko abanegeje ubuyobozi ntibagira icyo bakora. Hanyuma nyine muri bwa bufatanye bw'imiyoborere, muri ubwo bufatanye bigenda neza. Okay. Icyo gushima nuko byagenze neza. Oya abasilamu n'abakiri muri ya minsi yo guherekeza umushyitsi wanyu neza cyane. Hanyuma rero SP ati kwimana u Rwanda cyane mu maso mu maso bamba coup de chapeau kabisa. Much respect uriya mugabo kuri Olivier Patrick yashimishije Abanyarwanda, yashimishije Abanyarwanda ku rwego udashobora kumva. Mu kanama k'umutekano k'umuryango hunze ubumwe si yose imeze gutya, kandi buriya rega nuko abantu batabibona. Honore ntabwo Olivier Nduhungirehe yakoze biriya bintu uriya munsi gusa, amaze iminsi kuva ino gahunda yatangira, nubwo atari we wenyine, afatanyije n'abayobozi bacu batandukanye b'u Rwanda, ariko mu by'ukuri we nk'umuntu ukunda kugenda akajya mu nama zitandukanye, nisobanure uyu mugabo yarwanye urugamba rukomeye. U Rwanda nirumara kuva muri ibi bibazo rurimo, nubwo azicare anywa akantu atuje, azajya ahantu aruhuke avuga ati ebana ntiyaje ubwonko muri iki gihe. kuruhuka buriya bagize ngo biramukundira. Nose ko yaje umutima uri kuri mukura nk'ikipe yihebeye cyane, muri stade yari ameze neza cyane, avuga ati turabakubise. Ngatekereza mukura umva biteye ubwoba, mukura ngo biri ku mutima we cyane. Ibigize gutya kubise Reyo, nta kipe mfana. Buriya nigeze kubwira ngo mfana Reyo kugira ngo nkushotore ndebe. Nta kipe mfana. Ngiye rero mfana kipe nyinshi, urumva? Nta kipe mfana. Mfana Reyo Sport, urumva? Ugafana APR. Oya mfana Reyo Sport, nkafana kampere kuzo mfana APR ndaza kwigera. Mfana Reyo Sport, navaho nkafana Sunrise. Kuri Sunrise yo nakisiga n'amarangi gaoda, ko ni ikipe y'iwacu, urumva? Kandi ni ikipe ngomba gufana kuko ndi umwana w'Iburasirazuba. Icya kabiri afana APR yahuye na Reyo na polisi. Na polisi. Iyo APR na Reyo byahuye, burya mba n'umufana wa Reyo. Uri umufana wa Reyo. Kubera ko abantu mukunda ibintu bya protocole muba mwifashe bimeze gutya, araga mbikunda. Buriya nifanira Reyo kubera ko haba hashyushye. Tuba turi hejuru cyane, niyo twatsindwa burya ambiance yo iba yabonetse. Naho APR cyatumye ntayifana ntakubeshye, ibintu by'amaprotokole byo kwifata gutya urasi barifata. Niyo batsinze ntigeze kubona uburyo afande APR itsinda, uburyo yagurutse muri stade ako kafite warakabonye gasirikira cyane. Nuvanga umuntu uryoherwa akazana, mbese agatuma stade ryoha kereka yari afande uhari. Iyo adahari abandi bose baba bameze batyo, abifashe kwa konti muri ya discipline yabo, uryohewe bakazunguza umutwe, ataho ni sawa abahungu bacu, bakazunguza akaguru. Ariko twebwe Rayon Sport turi hejuru cyane. Kera n'amabuye twarayateraga n'imijugujugu, nuko ubu byarangiye. Yanjye mba ndaho mbireba gutyo, byatsinze ni sawa, watsinzwe yihangane gutyo gutyo. Nawe nanjye njyaho byatsinze. Usibye Sunrise
ikipe yo kwivuka abantu banjye ngomba gufana Sunrise rwose ngomba kwifana ariko ukurikije ibyo mvuze izindi zose ifite morale niho njye kari gaciyemo kuko twari dukomeje kuri Patrick Olivier Nduhungirehe uburyo yitwaye gitwari hariya muri UN aho abantu yabyaje inyana abyaza n'ikimasa yego gucyura intsinzi yo guhangana n'abantu UN wahagera kaza mukora akaba ikubise ikipe ya Rayon Sport ikomeye ikaba yitsinze igitego kimwe abareyo binjije yego amafaranga menshi miliyoni 67 ariko abareyo yego rwose miliyoni 67 barazinjije mu kwinjiza mu matike ndetse n'abagiye bikoramo bati turagushyigikireyo numva ko ari sawa cyane umva rero ko ikipe mfana yakoze umuti ariko twari Olivier rwose hariya witwaye neza cyane nyakubahwa minisita aho abanyamakuru bakuviraho indimwe umwe asubira mu kibazo cy'undi kugira ngo bakunde bumvire kuva mu bakurakaze bagire gute ariko kubw'upfuro ukamwenyura warangiza ukamusubiza ati madame n'ubuhanga bw'abanyarwanda madame kiko udashaka kumva ibyo nkubwira yabonaga n'ukuntu abaseka buriya umuntu aguseka kuriya uzi ikiba kirimo abakureba mu mutwe buriya n'uba urimo kubazwa n'umuntu udashaka kumva ukuri n'uba urimo kubazwa n'umuntu cyangwa umuntu aguhangamye umuhangamye ukabona arimo aragusubiza aseka uri ushatse warekera ibyo urimo kuba ko aba arimo kureba mu bwonko aba yamaze kubona icyo ugamije igisubizo ushaka urumva n'imitego urimo kumutega byose aba yabirangije niyo mpamvu agusubiza acisha amaguseka ntabwo ari uko ibyo urimo kumaza biba bisekeje urumva ko kubaza umuntu ngo ibitero bateye n'ibingahe ese ngo abo mu by'ukuri azi abantu abanyarwanda bapfuye barashwe uko bisasu byavuye Goma ngo bapfuye ngo ari uko ngo Goma ngo itarafatwa ngo ubwabyo icyo kibazo ni icyo akabaye uzi nk'umunyamakuru ubwabyo ambasaderi yakagombye kurakara akafata abantu barimo baranankora mu bwoko bari kunkomeretsa urumva none barimo barabikinamo imikino ariko ikikwereka ko aba yamaze kubona mu mutwe w'umuntu ni ukumusubiza aseka cyane yabasubije mu kinyabupfura ariko ubona isura hari aho yageze ubona ko ababajwe nuko gusubirwamo ubugira gatatu ku banyamakuru batandukanye bamubaza ikibazo kimwe abona ko ari nk'ubushotoranye ariko arabasubiza oya uyu mugabo yitwaye neza rwose kandi abantu mujye mureka ibishimwa tubishime oya nibyo kuba minisita aho uri ufate kaji ugasome wumva ko oya ntakanyweje rwose nose ashyiramo umuvinyo se ntakanyweje ashyiramo umuvinyo se umuntu w'umugabo jise ashyiremo umuvinyo cyo akafata kose ariko kamugere ku nyota rwose ibyo wakoze kamugere ku nyota abanyarwanda byanga bikunda nabonaga no kuri X abantu babyishimiye bavuga bati ibyo bintu abantu benshi bagiye bagarukaho cyane urumva rero ngaye ngo ko nibyo habayeho no kumurika igitabo Avalanui cy'umwanditsi akaba n'umunyamakuru Maria Margadis ni igitabo yamuritse kigaruka kuri jenoside yakorewe abatutsi ni igitabo umufasha wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame yanaguze yanitabiye n'uburyo bwo kumurika umuhango wo kumurika igitabo na Minisita Dr Jean Damascene Bizimana yari ahari of course ntago yahabura cyane bashimye rero kuko biri mu nshingano bashimye umuhate w'uyu mwanditsi akaba n'umunyamakuru mu kugaragaza ukuri kw'ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi 94 ariko na mbere yaho ni igitabo kigaragaza mbere ya jenoside muri jenoside na nyuma yaho nyuma ya jenoside yego bavuga ko ari intambwe ikomeye Jean Damascene wavuze ati ni icumu jombye babandi bapfobya cyangwa bapfobya yego ati rwose courage nabo mwafatanyije anashimira n'abandi bafaransa bagiye bagira uruhare mu kugaragaza ukuri ku byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi ukivuga rero kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 habayeho igikorwa cyo gutangiza
intango y'ubudaheranwa. Nari ngiye kuvuga ngo gutangiza kunywa ku ntango, ariko ni kimwe igikorwa cyo gutangiza intango y'ubudaheranwa. Hazakorwamo ibintu byinshi. Yego, ibyo bitesa survivors in community. Intango y'ubudaheranwa ni igikorwa cyatangijwe na Ibuka rero ikaba yararebye kuvuga ati mu bihe byo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi u Rwanda n'isi bagiye kwinjiramo tariki 7 Mata, reka turebe ese abayirokotse babayeho bate kugeza ubu bameze bate. Habayeho igikorwa cyo kubakira abacitse ku icumu, hanyuma uyu munsi kongera kureba babayeho bate, bameze bate. Ngira ngo urabizi ko bari benshi bakeneye aho gukinga umusaya, bityo bigakorwa bisa na huti muri kwa gutabara. Izo nzu rero ntago zagiye ziramba kubera uburyo zagiye zarasenyutse, abandi bigenda gute. Byigeze no kuvugwa cyane ko inzu z'abacitse ku icumu n'ubundi zirimo zizangirika, hakagenda habaho gusanasana, ariko kugeza ubu ubwo hagiyeho iyi gahunda n'ibikorwa byagiye bigenda bikomeza uko bigaragajwe, ubushobozi ko bwabonetse bikagenda bikorwa. Nabyo rero Ibuka yakoze ni igikorwa cyabereye Nyaruguru, aho hari imiryango izubakirwa amazu, hakishyurirwa ubwisungane mu kwivuza. Buriya nanjye kubikubwira, Ibuka izongere itera itoroshi mu kuvuzwa ko abacitse ku icumu. Kuvuzwa ko abacitse ku icumu biravugwa ko bidahagaze neza. Nibyo abahabwa iyi serivisi abacitse ku icumu abenshi usanga harimo abiramanta, byagenze gutya. Iki ngiki ubwo bagishyize muri gahunda birimo, kuko abantu 2016 nibo bazaherwaho bakabona uburyo bwo kwivuza. No, iki gikorwa kibaye hari n'igikorwa gihari cya RDF na polisi bari kugenda nabo bagira ibikorwa begera abaturage, bagira ibikorwa by'ubuvuzi. Urumva n'ibihuzwa rero byanga bikunda bizatanga umusaruro ufatika. Nibyo, ntago bazavuza abantu gusa, bazareba n'imiryango ikeneye kunywa amata, ikeneye kubona agafumbire. Imiryango 500, inka 500 zizatangwa muri ubwo buryo. Banarebe babajene bakeneye gukora ariko badafite amikoro mu mishinga yabo, urugero k'ijana ruzabyungukiramo. Urumva ko ni gahunda byanga bikunda. Iki gikorwa kizaba kiza kandi cyari gikenewe, kubera ko abacitse ku icumu bazongera babone ko bongeye gutekerezwa, bazagarurirwa ubuzima n'icyizere cyo kubaho, kongera kubona ko n'ubundi leta kibatekereza, nubwo n'ubundi tigeze reka kubatekereza. Ariko gufata umuntu wabyaye umwana we akaba imyaka 30 ishize, umuntu wacitse ku icumu, tuvuga urugero nk'uwasigaye ari inshike, akongera akibyarira umwana, byanga bikunda uwo mwana afite aho ageze, uyu munota afite utuntu akora, akeneye kunganirwa, ndetse n'uwacitse ku icumu ufite ibyo akora nawe akeneye kunganirwa, uko kongera kuvurwa, guhabwa mu ngeri zose, na mituweli, kuvurwa no kubona ubwo buryo bwo kwivuza. Mituweli abantu 10,000 bazahabwa ubwisungane mu kwivuza. Numva ko kameme ni igikorwa cyiza, ari nabwo kuba bongeye gutekerezwaho ni ikintu kizaba. Yego, Perezida wa Ibuka rero yashimiye ishyirahamwe ry'abashoferi bahise bitanga, nasaba n'abandi nabo bafite ubushobozi gukomeza kuba bafite urukundo rwinshi. Uribuka ko nigeze kubwira ko mu minsi yashize abashoferi batwara ibikamyo bishyize hamwe bakubakira umubyeyi wacitse ku icumu. Urumva rero kuba bongeye nanone miliyoni 30 nizo bitanze, n'amafaranga menshi. Reka dutanga umusanzu ukurikije kwigomwa gukomeye, aho esansi igeze, aho ibintu birimo bimera gutya. Ayo mafaranga batanze ni ukuri no kwigomwa kwinshi, n'ayandi masekta atandukanye abarebereho. I Burundi rero byifashe bite? I Burundi Ingozi, za Bujumbura, za Kirundo n'ahandi hose, n'abavandimwe reka twizere ko bameze neza. Baba badukurikiye kuri Karamira none, reka twizere ko bameze neza. Ariko hari abagiye bakomoza ku ijambo ry'umukuru wabo, bamwe numvisha batabivugaho rumwe. Ntago bivugaho rumwe. Bamwe bati neva urimo urishyira mu Rwanda,
kandi u Rwanda nta kibazo rugutwaye. Abandi bati perezida ntiyabeshya, ari perezida ati buriya afite impamvu, byanga bikunda afite impamvu n'amakuru, hari impamvu z'umutekano afitiye. Urumva rero twagenda turebamo bamwe na bamwe bagiye babikomozaho, harimo nka Agathon Rwasa, harimo abitwa ba Canisius, harimo abitwa ba Niyibizi. Agathon Rwasa ni umuntu ukomeye cyane hari i Burundi, umuntu ukomeye cyane, ni umuntu ukomeye. Muribuka ko perezida yagarutse ku mateka y'umubano w'u Burundi n'u Rwanda, avuga ko guhera muri 2025 Ndayishimiye yavuze ko ari yagiye koma igihugu cy'u Rwanda. Turabyibuka muri rya torero Vision de Jésus Christ, amagambo yahavugiye, cyangwa se yagiye hariya mu Kirundo, amagambo yahavugiye. Mu basesenguzi rero harimo witwa Thierry Filico, ni impuguke mu bushakashatsi mu karere k'ibiyaga bigari, yavuze ko aya magambo ari intambara yo mu mvugo hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Avuga ko ibi ngibi bitatuma hagaruka ituze, abantu bagomba kubirebesha amaso yombi bakareba ko ibi ngibi by'amagambo bitakemura ngo byongere kuzahora umubano hagati y'ibihugu byombi. Agathon Rwasa akaba ari n'umudepite, yavuze ko iyi mvugo imaze igihe ndetse niyo yatumye umupaka ufungwa. Ibaza uburyo rimwe na rimwe humvikana amakuru ko hari ibiganiro hagati ya Bujumbura na Kigali, ariko byatera kabiri ukumva ngo kongera akavuka, kumva ko ari ibintu byo gusuzumwa. Kefa Niyibizi yavuze ko ari ikimenyetso cy'uko umubano w'ibihugu byombi utifashe neza. Uyu rero akaba ari umuyobozi w'ishyaka Codebu iragi rya Ndadaye, perezida Ndadaye nyakwigendera. Bavuga rero ko amagambo ya perezida Codebu mu minsi ishize nayo yari yahagurukiye Evariste. Codebu ni yitwa Codewati, sinibuka izina ry'iyindi. Hariya harimo amashyaka abona ko hari bitagenda imbere mu gihugu, byari byatangiye kwivumbagatanya, imbere mu gihugu ibintu bitameze neza. Bakabona rero umukuru w'igihugu yakabaye yicara agashyira ibintu ku murongo, aho kureba kubyazana intambara mu gihugu. Erega kuba reka nkubwire Honore, kuba bano bagabo bakicara bakavuga batarika ibi ni ibiki, icyambere ni kimwe mu byo batinze gukora cyane, kubera ko ntabwo u Rwanda mu by'ukuri rukwiye kugirana ikibazo n'u Burundi. Urumva u Rwanda rushinja u Burundi gufasha FDLR, u Burundi bugashinja u Rwanda gufasha Leta Itabara kutarekura ngo bagize uruhare muri coup d'etat muri 2015 ngo baryozwe ibyo bakoze. Naho ngaho ubundi ruzingiye. Ariko mu by'ukuri buriya iyo abantu batangiye, iyo abantu cyane cyane bamwe bakomeye muri politike y'igihugu batangiye kwicara bakibaza ibintu nk'ibi cyane, umuti uba wenda kuboneka cyane. Witwa Abdul natabizambya wa mugabo Abdul Kasim ni umuyobozi w'ishyaka UPD Zigamibanga. Yavuze ko umukuru w'igihugu avuga ibyazi neza kandi usanga ibindi bihugu byinshi bitashyizwe ku magaragaro. Avuga ko buri muturage agomba kwitegura kwirinda ingorane, ingabo zigomba kuba maso kugira ngo zirinde umunyagihugu. Ariko hari uwitwa Amusafena buri kuriye, nawe ni umusirikari, yavuze ko perezida ntiyashobora kwibeshya mu kibazo cy'umutekano. Avuga ko umukuru w'igihugu aba yabivuganye ubushishozi. Ariko witwa Jean Duwimana yaravuze ati ikibazo cy'u Burundi ni imiyoborere mibi si u Rwanda. Yavuze ati twakomeje gusaba ko umubano w'u Burundi n'u Rwanda wakemurwa mu mahoro. Minsi yashize twari twishimye kumva ko ingabo z'ibihugu byombi zasuranye kugira ngo zishakire umuti iki kibazo kimaze igihe. Avuga rero ko hakenewe kubaka ubwumvikane hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda, ndetse no kubaka no gukemura ibibazo by'imbere mu gihugu, kuko umubano w'u Burundi n'u Rwanda wongeye kuzamo agatotsi, kandi ikibazo ntabwo kiri ku Rwanda. We niko abibona mu mbonizi. Oya, nakubwiye ngo kuva abangaba batangira, kuko nabavuga rikijyana, bamwe bari muri politiki, abandi n'abakomeye muri kiriya gihugu mu mashyaka, abandi n'abasirikare, abandi n'abacuruzi bakomeye. Rero kuba batangiye kubona ko ari ikibazo gikomeye, byanga bikunda turaza kubona mu minsi mikeya hari igisubizo kivuyemo, kandi baza kubibona kubera ko buriya ntago perezida afata ibyemezo wenyine. Ashobora kubifata yego,
ariko cyane ko abangaba iyo abadepite bahagurutse bagakora ubushakashatsi bakareba n'abari mu gisirikare n'amashyaka yose byanga bikunda bavuga bati hari ibyo duhomba kuba aba bantu tutari kumwe nabo kandi iki gihombo ntabwo ari icya perezida cy'abaturage ni cy'igihugu cyane bavuga bati rero reka ibi bintu biganirweho bihabwa umurongo hanyuma ibihugu byongere bisubirane bigirana umubano ukomeye yego Kongo naho ntabwo twasoza ikiganiro tutaharenze Kongo ngewe icyo nakubwiye cyanshimishije ni ukubona bari abantu basengiye muri stade ariko amakuru ahari aravuga ko twirwanaho nayo ubu ngubu noneho twirwaneho mu mashusho agenda ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa X utuvidewo urabona abasore bari kunywa amata kwinywera amata mu misozi ya Minembwe igeze mu buryo ishobora kuba yarangiye gutekanira muri yahuje imbaraga nyuma yaho makanika apfiriye hari uwitwa Sematama yaraje agerageza gukusanya abasore n'inkumi harimo nabo nabonaga bavuye no mu bihugu bari barimo nko muri Kenya baravuga ati reka dutahuke tujye kurwana dukenyere turwanire igihugu cyacu ubona ko rero iyi misozi ya Minembwe hari agahenge mu misozi rukubona ari zo ngabo ukurikije amakuru agenda avayo n'iki urabona ko mu by'ukuri barasa nkaho noneho umutekano bawizeye nta kavuyo kagihari nubwo tudasiba kumva yego ko barohaho ibisasu bikomeye cyane n'ibyo Kainerugaba ugiye kuri X ntiwamubona yavuyeho ariko buriya gemba afite ikibazo ariko abantu bakunda stories account ye bajya babyibaza haba yenge ntekereza ko atari we nose ko rege ati mbaye mvuyeho ngiye kwita ku by'umutekano w'igihugu cyangwa ngiye kujya mu nshingano neza uriya nawe ameze nka umugabo njya kubwira hari hakurya uri ngoma hari abantu mu by'ukuri nubwo baba bari mu nshingano ariko ubona n'ubusanzwe ari babyemba abantu bakunda gutebya urumva nk'ubwo ngo icyatumye yongera kuyivaho kuva kuri X ni urusaku rwazamuwe nabo bari gufatanya muri gahunda yitwa Shuja bo muri Kongo UPDF ingabo za Uganda ariko buriya kiriya ni igisubizo cyiza ziri gufatanya n'igisirikare cya Kongo mu kugarura amahoro hariya mu bice bya Ituri muri icyo bise Shuja reka nkubwire buriya reka nkubwire hari umugani bajya baca mu gifaransa ariko kubera ko ntari umufaransa ndi umunyarwanda ariko nse n'ubuvuga mu kinyarwanda ntaza kuvuga nabi bajya bavuga ngo iyo ushaka guhima ibigoryi cyangwa no sibwo se ntukanye iyo ushaka guhima umuntu uraceceka kandi ikindi cya kabiri buriya niyo ushaka kugira ngo umuntu umurangize kirazira guhangana nawe mu magambo ubundi intambara y'amagambo ni intambara y'abaswa niko abahanga bajya bavuga iyo ushaka kurwana ngo utsinde uraceceka iyo ugiye kujya mu ntambara y'amagambo uba ugiye kurwana giswa urumva rero no kuba Kainerugaba yaba yigiyeyo buriya abantu baba bazi ngo niba ari we koko General Kainerugaba bazi ngo biranga koza akantu gasekeje kandi uriya mugabo ni umuhanga buriya avuyeho kugira ngo mutamuhate ibibazo mukanamubaza ngo ni ibiki General Ruboya agiye kubanza akikorera azagaruka abaha igisubizo cya nyacyo General Ruboya niwe witwa nka Shama ngo Kainerugaba ngo yaravuze ngo azicwa urumva ubwo rero niwe wazamuye avuga ati twebwe twibaza niba iri account ikoreshwa n'igisirikare cya Uganda niba ari buyikoresha ati kuko ati ibingibi ntabwo ari byo FARDC umuyobozi witwa Lieutenant General Jacques Chariyogonza Nduru yavuze ko aya magambo rwose batakomeza kuyihanganira kandi ko yatuma n'ibikorwa bafatanyijemo bitagenda neza ati bityo natwe rero ntakomeza kuvuga tuzabasubiza rwose reka ceceke noneho sasa azagaruka muduha inkuru za nyazo ariko n'ubushize yarabikoze n'ubushize yavuyeho aravuga ati reka mbe kandi nabwo icyo gihe hari hamaze kuba amagambo ari too much bana abantu baterana amagambo n'iki aba yigiyeyo rero urumva byanga bikunda azagaruka
avuga ati naje nimumbaze icyo mushaka kumbaza. Bukavu naho ubundi hari imyigaragambyo nyuma y'uko hari umusore wagaragaye yishwe, baravuga ati uko kwicwa rero kwa hato na hato gukomeje. Erega abaturage bahariye muri Kongo bagomba kubimenyera ko byanga bikunda hazajya haba mu kwicwa kwa hato na hato cyane, kuko n'izindi mfu. Iki kintu ni ikintu bakagombye kumenya, bakakimenyera, ahubwo bakigengesera cyane, kubera ko abafite imbunda babarimo. Vuze ko imbunda nubwo turuze kukigarukaho, ejo bundi mu Rwanda hakorwa umuganda, havumbuwe imbunda hariya mu murenge wa, havumbuwe imbunda ishaje cyane, barimo bagira gute bayigwaho, bayikura. Nubwo tubona igisirikare cy'u Rwanda kitatangaje ngo ni imbunda imaze igihe kingana iki cyangwa se mu bihe, imbunda ntizigira amakode, hari seriyo namba zazo, imibare ibizwiho. Ariko mu bigaragara urebye ukuntu yari ishaje, byanga bikunda ni za zindi zakoreshwaga mu gihe cya 1994 cyangwa se uribuka ko na jenoside kirangira hari abaturage bari bagifite imbunda. Yego, hari n'amagrenade agenda aboneka, sinzi nanjyaho nabonye bari banditse ko hari umuturage wabonye grenade ebyiri mu murima, ariko nazo gitangaza rero, ahubwo ikiza kirimo nuko zigenda abaturage aho bayibonye bahamagara, batanga amakuru zitagize ibyo zangiza. Narabibonye rero rwose hakorwaga umuganda, hanyuma iyo mbunda barayibona, ariko mu bigaragara yari ishaje cyane, bishoboka ko yari imaze imyaka myinshi itabye, myinshi cyane. Ibyo wari uvuze ko Bukavu abaturage baba bagifite imbunda, ariko siporo narebye muri izo mfu z'abantu bagera mu 10 muri 11 hari gutyo, bagenda bagaragaza amakaritsiye za Kandutu n'ahandi bagiye bicirwa, ukabona ko hari nabo abenshi bicwa n'abaturage bagenzi babo. N'abaturage nibyo nakubwiraga, kandi basanga barazira ngo ubujura, ngo abo bafashe ngo kekwa ubujura, barakubita barahondagura, hari uwo barashe, hari uwo batwitse, ukabona rero ko ari ako kavuyo. Ariko ikibazo nuko bavuga ati muduhe umutekano, nta mutekano dufite. Ukibaza M23 yafashe hariya M23, rega umutekano wo bazabona, ariko nibamenye ko atari ibintu bihita biza, kuko ikintu cya mbere abaturage bahari bagomba kumenya nuko umutekano uri mu biganza byabo, kuba uri mu biganza byabo, nka bya bindi by'iwacu Rwanda, umutekano mu biganza byabo nibo bonyine bagomba kuvuga ngo kwa runaka ari imbunda wawe, niba kwa runaka ari imbunda, kwa runaka turakeka ko, kwa runaka turakeka ko uwo muntu ubuyobozi bukamugeraho bukamwaka ibyo afite. Naho gukomeza kubika amakuru gusa n'iki, ako kavuyo kazakomeza mu gihe batageze. Kandi ikindi cya kabiri bamenye ko igihugu kiracyari mu ntambara cyane. None se ibice bikikije Bukavu n'ubundi baracyari mu ntambara, Wazalendo, Burundi, ibiki bose baracyagira. Bo ubwabo nibatabigiramo uruhare n'ubundi bazakomeza. Ariko biravugwa ko muri ba bantu Bubiligi bwemeye ko ari umubare 6, ngo ni 6 gukuramo 4, gukuramo 2. Ariko buriya nkuru niyo biravugwa, nanjye niyo mpamvu mvuze ko bivugwa ko mu Babiligi 6 boherejwe hariya nk'abacancuro, umubare 6 bakuyemo 2, hasigara 4. Bakatwereka umurambo cyane nabo bakabugira ingwate y'intambara kugira ngo usohoke hariya bikazagora. Ubundi buriya nyuma yo gutwika irandege karakadege gato ya ambulance kifashishwaga M23 ngo nabo ngo ese ko mwabwiwe n'ikiko katwitswe ko M23 kigeze bivuga karatwitswe, ariko kuko niko kifashishwaga mu gutwara. Ngiye kugeza ubu narakubwiye nti inkuru nzajya nemera abakomeretse, kubera ko imihanda yindi abarundi nabo ba Wazalendo barayangije, ntagikora, ariko se kandi rero ubutabazi bwari bukeneye gukorwa. Uzi ikintu namaze kubona muri intambara y'M23 na leta na FARDC, nuko harimo abantu bakoresha social media bashinzwe gutanga amakuru apfuye. Nabonaga na Lawrence Kanyuka hari atanga itangazo kuri X avuga ko hari abantu bitirira konte zabo, gusanga bitiriye M23 baratanga amakuru atariyo. Ntari amakuru y'uko indege yarashwe, nibyo kwitondera. Kuri naragerageje nkurikirana ibinyamakuru byose bibaho M23 icisha amakuru ndabibura, ariko nkabona abantu
babivuze urumva ntegereza ko na FARDC bivuga ngo twarashe ku ndege ya M23 ndabibura ubwo rero nshuti yanjye kugeza uyu munsi imeze nka Tom biravugwa Tom wundi ngo wemera abonye Thomas nanjye ntegaye nyine ndi Thomas wemera mbonye kubera ko icyo nicyo nabonye ko iyo M23 yarashira rasa iyo FARDC yarashira rasa iyo Wazalendo yarashira rasa kugeza ubu rero abantu mutujijisha muzana inkuru ziri aho ngaho gusa bitewe nuko mushaka gufata abantu bamwe na bamwe buriya gufana si kimwe wa mugani wanyu mwe mujya muvuga ngo gufana leta ya Tshisekedi twaje gusanga ko hari abantu bakoresha social media baba banishyuwe ngo bavuge inkuru z'uruhande rumwe ukaba wowe rero wahuka ukaza ukavuga ngo wenda ukavuga ngo ibirindiro bya M23 birasheho M23 yitatanze itangazo ngivuga ngo nubwo mu gisirikare buriya dukata ngo harimo tutavugwa yego ariko two tutavugwa n'uburi ntidukeneye kudutangaza ngo tubwire abantu ariko biravugwa zose zihari uko bazizanye akavuga ngo biravugwa nanjye mpamvu ko bivugwa tuba dutegereje amakuru y'impamo ava ku babifitiye ububasha narakubwira intambara igezweho nagari y'amasasu niya diplomasi iyindi ntambara ihari ikomeye ni intambara y'amagambo sikatari byagenze gute ko mperuka 23 igomba kujya kubonana okay niyo mpamvu nkubwira ngo amakuru batasohoye urumva sinkeneye no kumva umuntu yakoraho analize kuko niba M23 ivuga ko yagomba kujya Katari tukaba dutegereje imyanzuro yaho uso twicaye tuvuga ngo Katari byagenze gutya nubwo wenda twabikeka ariko reka dutegereze reka nubwo mu Rwanda twavuye twishimira ku bushomeri niyo bwavaho igice hari kiba cyabaye ni ubushomeri ko bumeze nabi ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cyatangaje ko umubare w'abugarijwe n'ubushomeri wagabanutse muri 2024 ugera kuri 14.9% uvuye kuri 17.2% muri 2023 bigaragaza ko bagabanyutseho 2.3% bigizwemo uruhare n'urwego rwa serivisi rwihariye umubare munini w'abakozi reka nkubwire reka ntanga amakuru yego nubwo mbizi ko abantu bayazi ubushomeri bumeze nabi mu Rwanda ku buryo aba bantu bakoreye imibare bari bakwiye kurekera aho ngaho atari ku murongo w'iminsi n'umurimo ubushomeri bumeze nabi ku rwego ahubwo bya bindi tuvuga byo kwihangira imirimo no gutera inkunga abagerageje kwihangira imirimo n'iki ibi ngaba ari byo bishyirwamo imbaraga ibindi byose honore nta kubeshya ubushomeri bumeze nabi urebye urubyiruko dufite ubushomeri bumeze nabi urebye urubyiruko dufite rudafite icyo rukora urebye abagore nabonye bavuga ngo cyane cyane abagore nibo bari bafite ubushomeri abagore cyane ugereranyije n'abagabo aho ntabwo bibeshye gendeye ku myaka hagati ya 16 na 30 bugarije ku rugero rwa 18.5% mu gihe abakuru bugarijwe n'ubushomeri ku ijanisha rya 12.3%. none se ubwo ngubwo reka nkoze hari abarangije kaminuza hari abugarijwe n'ubushomeri bari 14.2% muri 2023 naho bageze kuri 11.5%. Urumva hari cyavuye urubyiruko dufite rwizero rw'ubushomeri ariko urumva nyine hari bagenda bavaho bagabanuka ibice rimwe n'ibice kabiri n'ibice gutyo leta nitekereza kuvuga ku kintu kijyanye n'ubushomeri bose bajya batekereza kabiri kuko hari abantu bashobora kubatera amabuye abantu barashomereye urubyiruko rurashomereye ku rwego mudashobora kumva ubonye urubyiruko rwize rushomereye honore ugenda kakwica n'impamvu dufite urubyiruko rwinshi rugenda rwishora mu biyobyabwenge rwinshi rwishora mu bintu biri aho ngaho bidafatika ni ubushomeri abenshi babaye ibyihebe kubera ubushomeri kandi ejo bundi tuvuga kuri NST2 twaragaragazaga ko imirimo ibihumbi bizahangwa
ntacyo nyine wenda reka dutegereze ijanisha ry'umwaka utaha iryo bazaduha ry'uko ubushomeri bwagabanutse ariko mu by'ukuri urubyiruko rurashomye pe icyo cyo bakimenye urubyiruko rurashomereye urubyiruko rurakennye urubyiruko niyo mpamvu bucya tubona urubyiruko rw'abasinzi rwiyongera tubona urubyiruko rwishora mu byose banywera iki inzoga zo kunywa se zabura amafaranga ntabwo uzi ko se ngo hari agaterime kavuga tike de moderateur ni hari agaterime kavuga ngo amafaranga atubaka etaje iba ku mubiri ngaye nguko ako kantu ntabwo kazi kaba mu rubyiruko arareba akaba nta bitatu yibitseho n'ubundi nta etaje amafaranga ntari bunkorereke ariko harimo za suriduwire 5 akaba yishoye muri ibyo ngibyo ariko nyine icyo nakubwira turi muri gahunda ya tumweresi kera habagaho ikintu tumweresi yo n'ubundi iyo batamweresi amategeko abategeka kubikora cyo icyambere gusindira mu ruhame bihanwa n'amategeko cyane urumva gutwara abasinze bihanwa n'amategeko ibyo byose iyo tumweresi utayubahirije byanga bikunda bibuka ko n'itegeko riri bukugonge kuvumba nubundi umufumbyi niwe usinda mbere kubera ko rega bagotomera kubera ko ntawamenya ati mubwiye se batanye bashobora kwisubira muri muvimbyi niwe muntu wa mbere usinda kubera ko bamubwiye baterekeraho ntago yabivamo ariko icyo nakubwiraga ni iki urubyiruko rwarize koko ariko mu by'ukuri rwarize bipfira gusa na ya myuga se nabize imyuga ntibabona akazi igishoro se bagikure kandi umwiko se niwe wabuze umwiko se bajya mu iduka bagaseka bakawubaha nese umwiko nabona arajya kuwukoresha he arajya ku ndege ategeye simbona abanyakigali mwubaka buri munsi se hari umuntu kera ujya gutanga urugero ukuntu ngo yakize namwangaga kubi sindi bumuvuga izina urumva bagakunda kumukoresha ngo mu kugaragaza ngo ukuntu yaje ngo akagira gutya gacuruza ubunyobwa ngo ibiki n'ibiki ukibaza gacuruza igi usibye kubeshya abantu mu by'ukuri waza ugahera ku giceri cy'icumi urumva y'amanyarwanda hanyuma ukazubaka etaje 5 kaba miliyarderi agarega gakunda kubivuga bisubiramo ngo naraje ngo nta kintu nari mfite ngo biceri ngo 50 gusa ngo ngura amajye ariko hari abantu bahera ku busa ngo ngura amajye 3 byonyine igiceri cya 50 n'iryari cyahaje umunyarwanda hano mu Rwanda hari abantu bahera ku busa Spain ubusa ni iki ubusa se ni iki agahera kuri iyo babyita ikurete y'amagi eshobundi akaba ibyo ndabyemera ni uri kubona ko hari abageze n'amakabya nkuru ikurete guranga y'amagi nidushaka turebe muri 90 na kangahe ikurete yaguraga ngahe yungukaga ngahe urumva byanga bikunda umuntu agira icyo aheraho iyo kurete igura amafaranga agira icyo aheraho yego icyo nemera cy'umuntu ashobora kugura ikurete y'amagi ikazavamo amakurete 2 bitewe n'uko yungutse ariko umuntu aragura ikurete y'amagi yaburaye nk'abantu mwe tujye tuvugisha ukuri umuntu yaraye atariye sibyo bamuhaye igishoro cy'ikurete y'amagi agiye kurangura amagi arayacuruje urure ayo magi araza kuvamo icyarya avemo harara avemo icyo yambara ntazi uwo muntu umbwire ngo uwo muntu afite ubuzima Rwanda ni rwiza rudufitiye ibyiza imbere ngewe mbona gishoboka abantu ntibajye gutura aho bishoboka urumva kandi iyo mirimo iboneka mu migi yose tuvuga ngewe mbona bari abantu batanga ubuhamya ngo naje Kigali ngo mfite igiceri cy'icumi ngo nari imparamiye ikamyo ngo ndaza ngo ndara mu mungoti ngo none ngo burake ngo njye koza imodoka ngo ngewe mbona bari abantu nibo bantu bashuka abantu Kigali cyane ko ari n'abahitamo gusohoka mu mujyi bakajya mu cyaro Kigali ntabwo bakorora bakagira gute ukabona ariho ubuzima bugenze neza Kigali kuyibamo bisaba hari umwana njya mbona kuri TikTok ujya avuga ngo twese abanya Kigali turabajura ngo wambwira ukuntu bi Kigali nta kazi ufite ukabyuka ukarya ukambara ukagenda ugataha ukishyura inzu twese Kigali turabajura mujya muvugisha ukuri ariko icyambere ngewe iyo bivuga ntago mbona ubujura ko gukora mu mufuka yego
no gutekereza cyane gufunguka mu mutwe. Aba bantu rero batanga ubuhamya ngo naraje ndara mu mungoti ngo hanyuma buracye ngo njye koza imodoka ngo nongera nsubira mu mungoti ngo marama amezi 2 ngo mvamo, abantu mbona barimo bica abantu mu mutwe ahubwo. Ariko nanone ubu umuntu azaze aturuke Nyaruguru aze kurara mu mungoti. Ariko nanone ntago twavuga ko hari bitakorwa mu kugenda bigabanya ubwo bushomeri. Amahirwe yawe niba waraje tuvugurugera i Kigali ukaza ukahagirira amahirwe, urumva ubu mungo twawuraramo nibyo simbyanze, ukagira amahirwe ukavuga kibona ikinamba wozamo imodoka none ukava muri abo ngo twajya gukodesha inzu ya 5 ejo ukabona akazi ugakodesha 10 ukagira gutya. Ariko wibwira umuntu ngo abantu ngo hakicikicere ikintu kuba waraje ugahangayika ntago bikwiye gutuma biba impamvu yo gutuma abantu bashobora kumva ko aho bari nabo bakwiye kubaho. Umwana wibereye ikibungo urimo gufatanya na se kugira ngo borore inka aho urudukeyo aze aparamiye avuga ati ningere Kigali icyo cyo nindara ku muhanda 2-3 biragenda neza, naharara 2-3 nibyanga ahitatangira kuba umujura. Ejo bamutware hahande hose tuzi batwara abana byanze usanga ni ibibazo. Niyo ngo ahubwo abantu bari bakwiye kuvuga ko umuntu wese ahari atipashije muremure byakunda. Ntago ari ngombwa ngo tuze kubyigana Kigali twese, cyane ko mbona bamwe na bamwe zana tunanira tukisubirirayo. Urumva ngaye nguko kera His Excellency yigeze kuvuga ngo ni mubihorere igihe kizagera bijyanye ajye bekoramo. Nukuvuga ngo rero nore ubushomeri nshuti yanjye urahari ibirebye bakaminuza buri mwaka asohora abanyeshuri bakibaza ngo bari abana bakura he akazi. Byane ngo ayo mashuri musaba twarayarangije gutyo. Ikijyanye n'ubushomeri cyo bizagorana. Ukigezeho uraraka. Gusa ariko nanone abantu ahubwo twari dukwiye gukuza ubwenge no gutekereza cyane. Si impamvu batubwira guhanga udushya. Niyo mpamvu haba guhanga udushya, niyo mpamvu haba gutera inkunga urubyiruko rufite udushya. Imishinga ishobora kugira n'abandi byarira imirimo atari we gusa. Amashuri wize si ngombwa ngo niba warize tuvuga urugero siyanse zimene utegereze ko ari cyo uzakora. Ni nayo mpamvu leta yagiye ishishikariza n'abantu bagiye barangiza za kaminuza kongera gutinyuka bagasubira no kwiga imyuga kugira ngo ibashe kubafasha mu gihe bimwe bitakunze ibindi bikabikora. Ariko bantu muzi Kigali muza impamvu ibintu bivuze usanga urubyiruko rwinshi dukunda kurebera cyane ku bantu bateye imbere. Yego. Urubyiruko rwinshi buriya nibyo nakubwiraga nk'iyo batumiye umuntu kuri radio runaka umaze kubaka ama etage angahe umaze kwigira ikegeraho akaza agatanga ubuhamya agahera kuri kiriya kintu nakunda cyo kuvuga ngo naraje ngo mara ukwezi ngo njye gutoragura imyanda ngo muri puberi. Icyo kintu gihita umwana ufite icyo gitekerezo cyo gucika iwabo akaza Kigali ahita yumva ko byanga bikunda Kigali hari puberi bajugunyamo ibiryo naza satoraguramo ibiryo agastaragoringa hanyuma akazagera kubyo ashaka. Yahagera yahura n'izo strago bikanga agahita ajya kumena amazu y'abandi n'iki. Hari ikindi kintu kera ariko sibyo ko dukwiye kukivuga cyo gusevinga. Kwizigama. Kwizigama hari aho bikorwa pe kandi ntihabeho kwizigama ibyasagutse. Hari n'umuco wo kwizigama, hari aho bigeragezwa mu bana bato cya giceri umuhaya kugira ngo akigure bombo akashyira mu kabuwate. Kwizigama umuntu wari yagahanga aho rero niho hari ikibazo aho niho waruzingiye. Ibaze niba umuntu yacuruje kandi hatizigama haza ahubwo muri esprit yo kwizigama. Ubundi niko bimeze. Kwizigama tuvuga urugero niba wakoreye 1,000 yego akagombye kuri 200 yego 800 ukayabika. Ariko nore reka tujye tuvugisha ukuri, tujye tuvuga ukuri guhari. Ubu mbabarira umbwire aho iki gihugu cyacu kigeze n'ubuzima n'ikiguzi cy'ubuzima kigoye aho kirimo kidusaba gihenze. Kuko ubwira ukuntu umuntu yakorera 5,000 ubwabyo 5,000 mu isoko urajyayo
urajyayo nk'ufite nk'abagira abakozi cyangwa se madamu yagiye guhaha ashobora kujyana envelope muri ibyo 5 cyangwa 10 ukagira ngo muri envelope nta kintu kirimo. Abagabo batongana n'abagore kubera babahaye amafaranga ngo bajye guhaha ku isoko, umugore akagaruka ariko sinagwa 10,000 ngo ujye guhaha akisaka kandi muri envelope umugore yatekiza ko kuki nzanye tutuntu agashaka envelope igasa naho iri mu busa, igasa nkaho wagira ngo iri mu busa. Bivuga iki? Bivuga ngo ubuzima bwarahenze, abantu bakwiye kwiga izindi strategy. Urumva? Kandi ngiye umuti mbona ntago ari iki. Umuti mbona no kugerageza kuba mu buzima dushoboye. Yego. Urumva? Niba ukorera 1,000 gerageza kuba mu buzima bwa 500. Kuko nuba mu buzima bw'igihumbi ukorera cyose urakirya kirangira. Urumva? Niba ukorera 1,000,000 gerageza kuba mu buzima bw'ibihumbi 700, 300 nibura sigara arayagufasha muri ibyo bibazo. Naho ubundi kwizigama nibyo ariko ntakubeshye. Aho ubuzima bugeze biracyagoranye. Nitutiga kuba mu buzima buri muntu abona ashoboye. Biragoranye pe cyane. Reka dushimire ababanye natwe. Turabashimiye cyane.